Yes, reka mbere ikaze mwese rero abakunzi ba Intangarugero Empire muri amasaha ngiye kubagezaho rero amakuru meza ashyushye ameze neza cyane. Ni mu gihe umuhanzi wo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi ubwo yageraga hano kuri BK Arena hari ibibazo yabajijwe ngira ngo tugarukeho muri aya masaha. Ibibazo yagiye rwose asubiza neza, ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ibihuha byakomeje kugenda bivuga ko Israel Mbonyi yaba yarabyaye umwana hanze. Ibi nabyo rero yaje kuba abitangaho umucyo. Reka nkureke wumve uburyo yabajijwe ndetse n'uburyo yasubije. Hari impuha zimaze igihe zivugwa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko zivuga ko Mbonyi yaba yarabyaye akabihisha. Kuki udakunda kubica ibitangaza? Ninde ngomba bisobanura? Yes, icyo ni igisubizo yasubije umunyamakuru wari umubajije rero ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga by'uko yaba yarabyaye umwana maze akagira gute akamutererana. Mu gihe rero ikintu gikomeye cyane ngira ngo tugarukeho ni uburyo rwose yasubije uyu munyamakuru wo ku Rugendo TV wari umaze kumwereka wa mukobwa twabonye ku mbuga nkoranyambaga afite ifoto ya Israel Mbonyi avuga ko amukunda cyane ku ma TikTok, Instagram n'ahandi. Ni umwana w'umukobwa akomeje kugenda agaragara cyane rwose afite ifoto ye, avuga ko amukunda cyane, avuga ko rwose yishimira ibyiza akora ibihangano bye. Ni Israel Mbonyi wasubije neza rwose aza kumwemerera itike izamujyana mu kino gitaramo arimo gutegura kizaba kirimo rwose ibyishimo bidasanzwe ndetse afatanya n'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi kwizihiza umwaka mushya na Noheli. Ni igitaramo yise Icyambu, kandi mu gihe minsi yashize rero yashyize alubumu ye hanze yitwa Hobe, ndetse akaba ari indirimbo yashyize hanze yitwa Hobe gusa. Akaba avuga ko by'umwihariko iyi alubumu yamaze kumurika, iyi alubumu izaba ivuga ku buzima bwe, ubutumwa buvuga ku buzima bwe, ubuhamya bwiwe mu gihe azaba abibwira abantu, azabimenyesha abakunzi be ubwo azaba agiye kubabwira neza cyangwa se kubasomera neza ibikubiye muri iyi ndirimbo ndetse n'ibikubiye muri alubumu ivuga ku buzima bwe. Reka rero nkurike wumve uburyo yasubije umunyamakuru ku Rugendo TV kuri wa mukobwa twabonye twese agaragara ku mashusho atandukanye avuga ko akunda Israel Mbonyi. Iyi sano rero yarimo kubazwa amazina, yarimo kubaza amazina y'uwo mukobwa. Kurikira wumve uburyo yabaye asubiza. Yes, ahangaha nibwo yase agira ati namubonye rwose, Imana imuhereze umugisha ndetse n'itike turaza kuyimuhereza azaze muri kino gitaramo. Ni ibintu bikomeye cyane byiza byagaragaje umutima mwiza wa Israel Mbonyi. Mbabwira ngo rero ni byiza kuba intangarugero, gukunda abafana bawe ndetse no kwitanga mu gihe runaka hari abagukeneye kandi nta bushobozi bafite bwo kuba bagera aho urimo gukorera ibikorwa byawe. Ni ikintu gikomeye rero cyase kimuhindura intangarugero ku bandi bahanzi, ku bandi bantu bagiye batandukanye. Mu gihe rero hari abantu baba babakunda cyane, burya ni byiza no kubashyigikira kuko bari mu bantu batuma n'ubundi izina ryanyu rikomeza kugenda riba icyamamare, rimenyekana hirya no hino, cyane nuko aba atari yo ntego baba bafite, ahubwo ari urukundo rudasanzwe. So Israel Mbonyi rero akaba agiye gukora igitaramo cyiza cyane yise Icyambu kane
ndetse ateganya yuko rero kizitabirwa n'abantu benshi cyane, hakaba harimo kugurwa amatike ni make, ariko mbabwira ngo mukomeze muyagure muri benshi, maze muzaze twirebere igitaramo cyiza cy'umuhanzi Israel Mbonyi, kandi subscribe ukomeze kubana natwe 5 kuri 5, Imana yohereza umugisha, turabakunda cyane.